Hello, welcome and welcome back to my channel. Welcome guys, murakoze kugaruka kandi iyi nshuro niba ari yo nshuro yawe ya mbere kugera hano kuri account yanjye cyangwa kuri YouTube yanjye, ndagusabye ukore subscribe kuko ndabizi ko uzafashwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye dutanga hano, ama video yose tugenda dupostinga, ukanda kazogera kugira ngo video nizajye hagera nk'iyi ngiyi ujye uhita uyibona mu ba mbere. Nakomeje gushaka umwanya, benshi muri mwebwe mwakomeje mumbwira kubasharingira cyane cyane abamama, kubabwira icyo nkura, uburyo ndera abana. Nkaguma ntegereza rero ngo nzabona umwanya uhagije, nkategereza nabonye ko nta gihe gihagije umuntu yabona, so ngiye kubatangirira amaseri ababwira uburyo ngewe mbigenza, uburyo ndera abana banjye, ni biki nkora, ni gute wakwigisha umwana gusoma, umwana mutoya. Murabizi bamwe mumaze kubibona, abana banjye batangira gusoma ku myaka 3, umwana birashoboka ko umwana yatangira gusoma kuko mwarabibonye bamwe kuri TikTok na hano kuri YouTube mu dushotse dukeya ngenda mbasharingira. So ngiye kubabwira ibanga cyangwa kubabwira uburyo ngenda mbigenza cyangwa parenting yanjye, uburyo ndera abana kuva umwana akiri mutoya kugeza azamutse. So mukore subscribe, ndabahereza amasegonda make uko ndi kubivuga gutya mubikora, mu sharing video, mukore like nimumara kumva murebe n'izindi video. Ariko cyane cyane ino seri ngiye kuyikorera abamama cyangwa ababyeyi, si abamama gusa kuko ababyeyi n'ababyeyi ubwoko butandukanye, hari uwadopse, hari banko, hari banti, hari aba grandma, mwese mufite izo nshingano zo kurera abana. So ngiye kubasangiza uburyo ngewe mbigenza kugira ngo namwe murebe niba hari icyo bibungura, kandi ndizera neza ko hari icyo bizabungura. Ikintu cya mbere nza kubigisha mu bijyanye no kurera, cyambere cy'ingenzi ku mubyeyi ni mindset, ibitekerezo byawe. Ese uri umubyeyi ufite ibitekerezo bimeze gute? Background yawe, akahise kawe kameze gate? Experience ufite y'ububyeyi imeze ite? Ese wakuze mu buhe buzima? Kuko hari ibintu byinshi usanga niba wararezwe neza nawe ubaye umubyeyi bitabikorohera, niba wararezwe nabi iyo ubaye umubyeyi biraguchallenginga cyangwa bigakomera bikagutera stress. Iyo warezwe ukubitwa nawe wumva ko kurera neza ari ugukubita abana bawe. Iyo wareranywe igitsure nawe ubonye abana bawe urera abana bawe ushiraho igitsure. Iyo warezwe nabi sometimes birashika ko ubu umubyeyi ukavuga ngo sinshaka gukora ibyo mama yakoze, sinshaka. Experience yawe nk'umubyeyi, uri umubyeyi iki? Ufite ubuzima bumeze gute? Mindset yawe, ibitekerezo byawe bimeze bite? Ni uwuhe mu mama ushaka kuba? Ni uwuhe mubyeyi? Ndeke kuvuga abamama gusa. Ni uwuhe mubyeyi? What kind of a parent do you want to become? Ni uwuhe mubyeyi ushaka kuba? Ese ufite intumbero cyangwa intego yawe, goal ufite niyo kuba umubyeyi mwiza? Numara gutekereza which kind of a parent you are, ni uwe mubyeyi uri uyu munsi, ni uwuhe ushaka kuba we. Ku rugero reka mbahereze ngewe ubwo ndi kubibwira, kandi ibintu byose nzagenda ndi kubasangiza hano ni experience yanjye nk'umubyeyi n'ibintu byose nagiye nkora. Ngewe nakuze mu muryango mwiza, mama yandeze neza, papa yandeze neza, nakuriye mu muryango wa Gikristo. Icyo ni ikintu byanga byakunda ngomba kwigisha abana banjye. Nakuriye mu muryango bampereza discipline, papa na mama ntago batolera, they don't condone, ntago bihanganira amafuti cyangwa amakosa. Icyo definitely ni ikintu nshaka kwigisha abana banjye. Ni umuryango twigishaga gukunda kwiga, bakatubonera umwanya, bakaduhereza urukundo uko bashoboye mu bushobozi bufatika cyangwa ubudafatika. Barahabaye nk'ababyeyi. Noneho mindset yanjye, ibitekerezo byanjye, hari aho twagiye duhanwa, simbahishe, hari aho twagiye duhanwa, guhanwa kwa kera, inkoni. Ngewe ntago naziriye cyane inkoni cyangwa bakakubwira nabi, ariko bitari cyane. Sinajya kuvuga ababyeyi banjye ko bandeze nabi, ariko ibyo bakoraga byose kwari kuducyaha no kudusubiza mu murongo. So ibyo rero bikampereza mindset igihe nabaye umubyeyi ngewe nkavuga ati nshaka kuba umubyeyi umeze gute. Mu mutwe wanjye naravuze ati nzagerageza ibintu byose mama wanjye yanyigishije, byose byiza papa na mama nzabikoresha ku bana banjye. Byose mbese ibintu byose mbona nakunze byose. Noneho aho nagaye utuntu dukeya nagiye mbona ntashaka,
naravuze mana niba ari karande yo mu maraso, niba ari ibintu kubera gusa wenda mama wanjye yabikoze, ibyo mama yanyigishije, ibyo atanyigishije, ibyo wenda yakoze numva bitakozwe nk'uko nshaka, naravuze mana njyewe nzaba different, nzafata ibyo mama yanyigishije byose byiza mbishire mu ngiro, n'abana banjye mbitransfere na papa ibyo yanyigishije, imyizerere, discipline, igitsure, ibiki byose nzabishira mu bana banjye. Ariko aho mbona mama yapungukiwe, mu Kinyamurenge baravuga ngo nugupungukirwa, aho nabonye hari aho yari kunyuzuriza akampereza utuntu ducagase, njyewe abana banjye nzakora ibishoboka byose mbuzurize. Aho nabonye wenda yakagombye kumbwira uku iyi nama iyi niyi mama ntago yayimpaye muri iyi myaka, yakagombye kuyimpa, biriya byose ntabwo nzagenda ndi kubwira abana banjye ubwo mama atabinyigishije, ubwo data atabinyigishije, ubwo banko n'abandi batanyigishije, namwe ibyo nigishijwe n'ubuzima namwe muzabyigira kwibarabara. No, ndavuga ngo nzakora ibyo ababyeyi bampaye 100% mbitransfere mu bana, ariko aho bapungukiwe nzakora ibishoboka byose ngiye mpakavaringe abana banjye. Icyo nabuze nkiri mutoya sinzatuma abana banjye bakibura, kandi iyo mvuze kubura ntago ari amafaranga, ntago ari ubushobozi, ndi kuvuga mu buryo bwo kubigisha, mu buryo bwo kubeduka, kubaha uburere. Okay, so icyo nicyo niyemeje, niyo mpamvu ndi kubabaza mbere yuko twinjira muri ibi bya parenting, mbigisha ese ni gute wakwigisha umwana gusoma, ni gute wakwigisha umwana iki ngiki. Ndashaka wowe umubyeyi, mindset yawe, ibitekerezo byawe, wumva uhagaze ute, ni ikibazo nkubaza, uhagaze ute nk'umubyeyi? Ese urakubita abana? Ese uvugisha abana nabi? Ese hari information, hari amakuru y'ingenzi abana bakabahaye ku myaka runaka ukaba ntayo wabahaye? Hari ibintu byinshi wanyuzemo mu buzima bwawe. Ese urimo urasubiramo amafuti y'umubyeyi wawe yakoze? Ese urimo urakora byibura ibyo ababyeyi bawe bakwigishije byiza? Ese byibura byo uragera kuri urwo rugero? Kuko iyo bagushiriyeho ni nka bar, babyita bar, ni nk'urwego urugero bagushiriyeho, byanga byakunda, niko imyizerere yanjye imeze, byanga byakunda njyewe ngomba kugera kuri ya bar ya mama wanjye, bishoboka nkayirenza. Iyo nyirengeje rero mbashiriyeho destiny wanjye cyangwa abana banjye bose mbashiriyeho bar, nabo bazagendera bakavuga ati mama yari umumama umeze gute, mama niba ari ahanga byanga byakunda byibura I have to hit this, ngomba kugera hano mama yarari, binashoboka nkabirenza. So banza wisuzume mbere yuko twinjira muri iki kiganiro. Nzabazanira episode zigiye zitandukanye, iyi ni episode ya mbere. Banza wisuzume uri umubyeyi iki, niba utaranaba n'umubyeyi urashaka kuzaba umubyeyi wuhe, hari ibitekerezo already ufite, hari experience already ufite, ukora iki kugira ngo wowe umubyeyi utahure neza ahantu uri kugana, kugira ngo umenye aho ugana nuko ubanza kumenya ese mpagaze nte, umumenye ndabufite ndabwicaranye, experience ndayicaranye. Ese nimba umubyeyi cyo cyabaye, ese nimba umubyeyi nzaba umubyeyi iki nyabaki, nzakora iki? Ukabanza ukamenya uko uhagaze. Iyo umenye uko uhagaze umenya ahantu ufite intege nkeya n'ahantu ufite intege nyinshi, noneho bikatuma ushaka kwiga. Bwa bumenyi rero mushaka kwiga cyangwa experience yanjye nshaka kubasangiza, mugomba kubanza kumenya muhagaze mute, kugira ngo tumenye ngo ni hehe dushira imbaraga. Uzajya unamenya n'ibyo nzagenda ndi gusharinga hano, wowe uzajya umenya ati ibi yavuze niba yavuze ibintu 5 mfitemo 3, let me walk, reka nshira imbaraga nkore kuri ibi 2 mbura, kugira ngo mbashe kuzamura ubumenyi. Cyangwa unabirenze wenda unasange hari ibintu byinshi uzi wari wicaranye. So mwisuzume, mukore ibishoboka byose kugira ngo mubashe gutahura which kind of a parent you are. Muri ababyeyi bwoko ki, ni hehe mushaka kugana, ni biki mufite by'imbaraga, ni bifite mufite by'intege nke, byo mufite by'intege nke. Bizagufasha cyane gukurikirana zino nyigisho. Murakoze, mukore subscribe, musharinge video ku bandi babyeyi n'abandi bantu batari n'ababyeyi nabo, urumva ni ba uncle, ni ba auntie, ni ba grandma, urumva grandma bari umubyeyi, mbese n'aba uncle adoptive, ni inshuti, gutyo mubisharinge kugira ngo twigire hamwe. Tuzasubira ubutaha, nzajya ngenda mbahereza byibura ngiye gushirika ubute nge mbahereza
video uko ingana kose ariko nshiri ku buteke ko umwanya ntago nawubona uhagije uwo kuvuga ngo ntegereze mpaka igihe mpugutse kuko akazi ko kurera n'ubundi ndagakomeje. Murakoze cyane, tuzasubira muri video itaha. Ndabakunda, bye.